Banyarwandakazi rero nkuko mubizi neza ko muri iyi minsi turi kugerageza kwegeranya ibimenyetso by'uburyo abantu bishwe ababurugumesitiri uburyo bishwe ndetse n'abanyarwanda bo mu ngeri zitandukanye. Uyu munsi dufite umuntu w'umutangabuhamya ariwe Madame Puridansiyeni, ndagira ngo rero tumuhe ikaze abibwire. Puridansiyeni, tugwaye ikaze rero. Ya murakoze cyane mako kunyakira mu kiganiro cyanyu. Abasanzwe banzi nyine nitwa Puridansiyeni Siward, nkuko nyine umaze iminsi ubivuga nyine ushaka kumenya abantu uko ababurugumesitiri bo mu Rwanda bapfuye. Ngiye mfite ubuhamya bw'umuburugumesitiri wacu wari witwaga Kabeza Sharire, wari umuntu mwiza wakundaga abanyarwanda, uri no mu bantu batumye ndokoka kandi yagiriye neza abantu benshi muri icyo gihe cya jenoside, yafashije abantu benshi cyane. Ariko maze kutaha nagiye mu Rwanda muri 1994 nza kumenya ko Kabeza ngo inkotanyi zamwishe. Inkotanyi zigeze mu Rwanda zaramwishe. Nyuma yaho rero mbajije amakuru nkurikiranye amakuru y'ukuntu yapfuye, abantu b'iwacu bamuzi neza babizi banabihagazeho, bamwe bari banaharaho yiciwe, baragiye yari yaragiye yabonye abandi bahungana, warahunga nyine ajya muri Kongo n'umuryango we, ngo bageze bari Bukavu. Bagezeyo rero noneho ngo haza inkotanyi zivuye mu Rwanda, nyine zavaga mu Rwanda zikajya kubahiga cyane abari bazizi, harimo uwitwa Eugene Sakindi uri mwene se wabo na buri Rwagasana. Aragenda rero ari kumwe n'izindi nyine inkotanyi harimo ngo nayibingira, baragenda baramufata ngo baramujyana n'izindi inkotanyi zimaza ngo navuga ibyo yakoraga. Aravuga ati nari burugumesitiri, ariko nuwo nyine wari umuzi nyine ati nicyo nimukizane. Ngo baramufata baramwicira aho ngaho, niko nabyumvise. Hanyuma barangije ngo babwira umugore we, kuko umugore yari umugore w'umututsikazi w'umwana mwiza cyane, kuko bakundaga abantu nta muntu basubizaga inyuma. Ngo baramubwira ngo nibaze ngo ngwino ngo wowe ngo twitahire ngo uri umwana wacu, ngo si umugabo, ngo n'ubundi ngo uzongera ngo ubone undi mugabo, ngo ngwino dutahe. Hanyuma rero mudamu ngo ntiyabemereye, nyine numvise hari ahantu abantu bamuzi yaba yaragiye, ariko niko ngo byagenze, bamwiciye intuze muri Bukavu. Hanyuma hari undi burugumesitiri wungirije burugumesitiri nawe waturukaga iwacu Nyaruhengeri, ariko ntiyari uw'Inyaruhengeri, ariko yakoraga muri komine Mugusa, akaba yaraturukaga iwacu Nyaruhengeri. Uwo mwana w'umusore ndamuzi kuko uko byagenze musaza wanjye yari abizi, yari yaramuhungiyeho, yari yaragiye kumwihishaho aho yabaga muri Mugusa. None inkotanyi ngo zihageze bo baragiye bajya guhungira iwabo Nyaruhengeri. Uwo muburugumesitiri agezeyo none Nyaruhengeri inkotanyi zimusanze iwabo, bahita bamenya nyine ko yari burugumesitiri, nibo bahise baramujyana nawe baramwica. Bariya uko iwacu rero byagenze, akenshi mujya munyumva mvuga yuko inkotanyi zanyiciye, ariko mu by'ukuri ntabwo ari inkotanyi zose zanyiciye. Noneho hari n'ikiganiro naje kumva abana bari mu Rwanda, sizi niyo bari mu Rwanda, bavuga kuri uriya Prince Kid, abantu bamukundishije n'abantu bamukoreshaga abyanze, nibwo bamushyizeho biriya bintu byo kuvuga ngo yabyiraga abagore, kandi abo bantu aribo bagurishaga, ngo bafite za sosiyete zijya kugurisha abakobwa mu ahantu hose, harimo nyine uriya ngo wirirwaga sana, harimo na mwene se wabo. Uwo mwene se wabo rero ni umuntu witwa Eugene Sakindi. Nuburetse gatoya aho ngaho ibintu bya Prince Kid ni ibintu bimaze gufata indi ntera. Wowe uravuga ko abari bafite hoteli ni ya Prince, cyangwa se Prince niwe watiraga hoteli akoreramo imirimo ye, noneho ba nyiri hoteli bagacuruzamo n'abo bana bikitirirwa Prince? Yes, Prince Kid baramushutse bamutiza iyo hoteli iri i Bugesera i Nyamata, ariho barya abamisi bajyaga ngo kwiherera, babajyanaga kwiherera.
bakayimutira ku buntu ariko harimo niyo business yabo nyene yo gutoza abakobwa uko bazajya ngo bajya gusambana n'ibiki byose none bari abana babivuzemo uwo muntu rero nyiri yo hoteli w'inyamata ni mwene se wabo na wirirwa gasana uwo mwene se wabo wirirwa gasana yitwa Eugene Sakindi akaba ari nawe wagiye muri Kongo guhiga burugumestre wacu akaba ari nawe wishe abantu inyaruhengerive ari kumwe na Ibingira bahagarikiwe na Ibingira yaragiye yica abantu biwacu arakukumba arajyana harimo na mama na mukuru wanjye uwo Eugene Sakindi Eugene Sakindi akaba ari mwene se wabo na wirirwa gasana Eugene Sakindi aturuka iwacu ku musozi nawe wirirwa gasana bavuka iwacu ku musozi bari abantu rero ibintu gakora nagira ngo mbabwire si ubwa mbere nanjye ubwanjye Eugene na biriya bya Rwanda Day nawe yigeze kuza muri Rwanda Day agamije kuza kushaka hano yiga amayeri yo kuza gucumbika iwanjye ariko ndamwangira ariko nyuma yaho menya ko ngo yari afite umugambi wo kuza kuniga kubera ko navuze ko mvuga ko inkotanyi zatwikiye nari ntaramenya ko ari we wanyiciye nyuma yaho naho mbimenye ndamushaka ndamubwira nti wowe ni wowe wishe mama koko kuko nari mfite na telefone ye yaragiye arambwira ngo n'umwana wawe wirirwa ukangisha ngo nawe tuzamwica ngo tuzamushaka ngo hari hose tumwice ngo ahantu hose tugerayo ari amasosiyete rero y'indaya n'ibiti bafite n'abazungu babavugira hano ndabazi abenshi ndabazi none madame Puridansiyeni ntaguciye mu ijambo naramushinganye nabibwiye guverinoma y'Ubwongereza nagira icyaba niwe uzabibazwa na guverinoma ya Kagame none madame Puridansiyeni nguciye mu ijambo ariko mbabarire umaze kuvuga ko bakwiciye umuryango wowe icyo gihe wari urihe ko hari naho wavuze ngo utashye ugiye mu Rwanda muri 1994 ubwo bicaga umuryango wawe wowe wari uherereye he ngewe ubwo jenoside yarabaye nyine turatakana nari ndimo nihishahisha hanyuma ngewe navuye kuko naje kuva mu giturage nkajya kwihisha muri mu mashuri yo ku Karubanda école sociale no muri groupe scolaire naje kubona abazungu batwaraga abana babavana Butare b'abana b'imfubyi noneho ndababwira baramfasha bashaka umugabo wanjye ahantu yari kuko umugabo wanjye ari umwongereza ariko icyo gihe jenoside iba yarari hanze ku buryo rero abo bazungu bamufashije baje kumufasha aho yarari none bakaza kunkura mu Rwanda je navuye mu Rwanda aho nari nihishe muri école sociale ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu noneho ubwo ndangije twaje kujya za Burundi tujya na Kenya noneho umugabo wanjye kuko yakoraga muri Oxfam FPR ifashe ubutegetsi baramubwiye ati subira mu Rwanda ujye gushaka abakozi ba Oxfam noneho nanjye ngenda muherekeje icyo gihe hari mu kwezi kwa 8 muri 1994 icyo kiganiro rwose kuri jewe icyo kiganiro ndakibuka aho wagikoreye ndanya neza wagikoranye na Gatebuke ninde mwagikoranye icyo kiganiro ndanya ni Gatebuke ibintu ndabikurikirana ndumva ahubwo utwagaruka nkakubaza ikindi kibazo kuko ibyo ngibyo abantu niba bishaka ikiganiro kirambuye waragikoze hari abantu badakurikira ariko ndabizi neza ko washize igihe ariko icyo kiganiro wagikoranye na Gatebuke igihe cyo nashaka kukubaza ni iki ngiki ko wumva ko muri 1994 mwari muri guhunga mwirukanka wahungaga nk'abahutu gihorera cyangwa se nawe umuryango wawe mu muryango w'abatutsi muri guhunga nihishaga nkorerwa jenoside nyine y'intagondwa ndakubaza wowe uri wo mu bwoko bw'abatutsi warahungaga ko icyo kintu nicyo nkunda cyane kurusha kugira ngo ntitujye tubivangavanga kubera ko hari abantu batinya kwivuga ngo bavuga ubwoko bwe ngo nimvuga ngo baratonekara icyo ngicyo ndacyumva none aba batutsi ko baje kurokora abandi batutsi bahigwaga mu gihugu byagenze gute kugira ngo abitiranye nuko muri bagufi ntabwo mufite imiterere nk'iy'abatutsi nyirizina cyangwa baratubeshya n'abatutsi baje kurokora ubundi uko numva ko by'abasijya mpakanya ko hari inkotanyi hari abo zakijije kuko umuntu wese n'intera hamwe zifite abo zakijije
ariko rero ngewe uko numvise uwo muhungu yaje yari yaragiye mu gisirikare yarasanze bene wabo b'i Burundi bariya bawirirwa gasana babaga i Burundi noneho we bijya intambara yabigeze hagati yaragiye ajya i Burundi aragenda ajya mu Nkotanyi we rero agarutse hari bene wabo bari barasigaye ku musozi ngo asanga barabishe barabamaze we rero ikintu yakoze ni ugufata n'abacika cumi b'abatutsi yarabishe kuko yaravugaga ngo mwe mwasigaye mute ngo kubona ngo mama ari he ngo na bene mama bari he noneho yica uwo abonye wese abonye mu nzira uwo bahuye wese arica ajya no mu mago arica ari nabo yicishije amafuni n'iki yari afite itimu bari bajyanye nyine irimo imufasha kwica noneho ikintu we yakoze nyuma yaho arangije kwica abo ngabo yahitanye mu nzira za mbere aragenda afata kamyoneti ngo yari ya Dahatsu akajya ajyana niwe watwaraga ibingira icyo gihe akajya agenda akajya ku musozi agatunda abantu wafasha agashyira muri kamyoneti ngo bakajya kubicira ku Kabutare noneho bageze naho na bamwe bagiye biwacu bakoresheje inama babwiraga ngo nibaze mu nama baragiye bafata Rizindetse Honeste bafata za mikoro ngo na muramu we bafata mikoro bahamagara abantu ngo nibaze bajye mwirango mu nama ariko noneho uwo nguwo ari matunda nyine ajyana abantu muze bajyana abo yajyanaga bamwe bakababeshya ngo babajyanye mu gisirikare bakabajyana ku Kabutare bakabica nibyo rero nashakaga kukubwira uriya nyine n'umwishi kuva na kera kuko jyewe nabanje no kuvuga yenda nagahinda katumye biba ariko noneho nyuma byarakomeje na nuba arica ni wa muntu wica ni wa muntu utwara abantu iriya ni timu ya Jeannette Kagame nyine yirirwa ikora mabi yose aribyo nkubwira nyine nawe ari mu bagize uruhare rwo kwica burugumesitiri wacu ko we yaranamuzi harya burugumesitiri wanyu izina rye yitwaga nde Kabeza Sharire wamuvuze tugitangira Kabeza Sharire none uwo Eugene Sakindi yari asanzwe azi umuryango wawe ese yabishe mu kivunge cy'abantu cyangwa yagiye kubatwara uko nguko abica bareba ngo amenye neza ko aribo yishe we yarababonye yaragiye arabica we yagiye ku musozi wacu abantu bari bazi baturanye noneho ubwo wasanga ahantu mama yarari na mukuru wanjye ngo afite n'ibisibe nyine avuye mu mwobo ubwo nyine Inkotanyi zimaze kugera mu gihugu abari bihishe n'abaturage batagize icyo bakora bagiye hamwe baravuga ati noneho natwe twishyire hamwe n'abacitse ku icumu twishyire hamwe nihagira abadutera natwe twirwaneho bahageze abishi bo barirutse bajya za Burundi none abazi ko ntacyo bakoze barasigara we rero yagiye ahera ahantu hari ku muhanda ndumva mama yarari hari ku muhanda aragenda yica wasanze mu rugo yaricaga abamubwiye ati turabacika cuma ati mwebwe mwarokotse kubera ko mwari inshuti zabo kuko n'ubundi nta n'uwamenya ko muri abatutsi ati nitwe twari abatutsi ku musozi twenyine kuko iyo famiye ye yari famiye ari se na nyina baturukaga ngo mu miryango y'abatwari nibo rero bavuga yuko ngo aribo bari abatutsi bonyine abasigaye batari abatutsi abandi bari abagaragu abandi bari abatwa noneho agiye uwashyikiriye arica ku buryo noneho giye amakuru naje kumenya abarokotse ubwicanyi bwe yageze kuri mama aramubwira ati se wa mwana we ko rwose tuzi ku murenge ko se yari inshuti yacu ko ntawe yahungabanyaga kuzi byatubayeho ko batwishe batumaze ko n'aha ngaho ndi araho nahungiye urashaka hirya ngo ngwino ngo udukurikire niba ngo wumva yuko turi bazima none mukecuru mu gihe akijijinganya nibwo nyine yari ari kumwe n'abandi abashyiramo ngo abwira abantu bari kumwe b'insoresore ngo nibabice ku buryo nta n'abantu benshi yicishije amasasu babishe babatemaguye ibyuma iki bamwe babicije amasasu yabicije amasasu abo bari kumwe nyine barabishe kugira ngo batiruka babarashije amasasu ariko hari aho yakoraga mu ngo akabicisha ibyuma none ndakwihanganishije cyane kuri ako gahinda n'urupfu rubi umuryango wawe wapfuye ariko aho ngaho mukecuru wawe ni abantu bangahe bo mu muryango biciwe hamwe bishwe n'uwo nguwo Eugene Rwagasana kubera ko mama we yaturukaga mu bwoko bw'abahutu urumva
noneho jewe nkaba data yari umututsi urabizi mu Rwanda nyine habarwaga nyine birumvikana ko umututsi kazi ya so twavuye mu rugo nyine duhunga noneho ngewe njyana na musaza wanjye noneho mama we ajyana na mukuru wanjye ariko nawe aza gutandukana ubwo rero we mama yageze aho ngaho adashobora gusubira mu rugo kuko yashatse gusubira mu rugo abahutu babicanye baravuga ngo nahagaruka nawe bazamwica inzu barayisenya barayirimbagura n'ibye barabitwara byose ku buryo atashoboraga no kujya ku isambu ngo ajye kugike akura mu murima aragenda rero ahungira iwabo ubwo rero bamusanze iwabo mu muryango we bishe harimo murumuna we harimo na mukuru wanjye harimo umwana wa murumuna wa mama abandi bari bahunze bavuye aho ngaho aho mama yarari baragenda nko mu birometero 3 basanga aho musaza wa mama atuye bamwicana n'umugore n'abana 6 ariko ubwo ndakubwira ko aho banyiraga ku muhanda wose baricaga bene wabo bose ba mama bishe uwo muhungu yishe nk'abantu 30 mu by'ukuri mbega umwicanye none ubu Prince Kid wamugira nama ki wabwira abunganizi ba Prince Kid ko icyo yiteguye ikigiye kumushyikira niki wamutabariza ute ko niba uwo muntu yarishe abantu barenze 30 mu gace kamwe tutazo yagiye anyura hose urabona abantu yishe 30 nabo yajyanye muri za kamyoneta abo ntibabarwa ndavuga umunsi mama abo mu muryango wa mama abandi numwicanyi ruharwa ko yanyuza yaragiye ararimbagura uwo munsi noneho yamaze amezi angahe agaruka twara kugeza ubwo umusozi wasigaye nta muntu ugihari bamwe barahunze abandi yarabatwaye noneho hari n'ibyo yakoraga uwo yamenyaga ko afite umwuga yaragendaga akamujyana bakajya bamujyana muri kasho zo muri komine mu gitondo bakamujyana akajya kubaka cyangwa akajya gukora imirimo y'amaboko bari abantu n'abagome hari umugabo nzi bakoresheje uburetwa yaramwiciye abana umugore n'abana 5 aramujyana kumufunga ko arazi ko ari umwubatsi ari n'umubaji bamufungira mu nzu yo kwandindira Imana Augustine bakajya bamuzana mu gitondo akabaza imbaho yabikoze imyaka 8 ataraburanye aba muri kasho nta muntu umugemurira kandi akabikora bo bagahembwa akabikora nk'umukozi wabo bafunze babakoresha uburetwa batabajyana mu rukiko noneho amafaranga abo bantu bakorera agahembwa abo ngabo yego niba bakoresha ibikorwa byabo nyine noneho bikajya mu maboko yabo wibwira ko biri imirimo bakora imyinshi bayatanga amafaranga n'abantu bakoresha bafata umuntu bakavuga ngo umuhakanyi wa jenoside bakamujyana bakamufunga akajya akora akuburetwa niko bakora none ibi bintu bizarangira ryari ko nawe wavugaga ibya Prince Kid buriya arafitwe kuko nibo bafite u Rwanda abo ni abantu begereye Jeannette Kagame begereye Kagame nibo bafatanya kwiba nibo bafite za maneko nibo abo bantu mwumvise bajya gutura kwa Prince Kid bahinduranye bajya gutura mu mazu y'ahatuye nabicanyi babo ariko abantu bakomeze bamuvugiriza induru nazwo turi induru tuzayivuza kubera ko bari abantu bamazeho abantu ntabwo yewe ikintu rwanye n'uguhora tuvuga ngo inkotanyi zose nabishe ntabwo inkotanyi zose arabishe ariko hari agatsiko kabarimo kagizwe nabo barwirwagasana ba Rwagasana bawirirwagasana n'abandi nyine bari ruhande rwabo na Kagame na Jeannette abo nibo tugomba gushaka ariko hari inkotanyi burya nazo zagowe zitakigira n'ijambo rwose ibyo uvuze nibyo kuko hari ikindi kiganiro n'ubundi mfite ndibuze kugira mu yandi masaha ari imbere cy'undi muntu nawe w'inkotanyi wishwe akaburirwa irengero kandi mu by'ukuri yabaye iyo nkotanyi ariko nawe abura amahoro icyo kiganiro nagihawe n'abandi bantu nuko uwo muntu yamaze kwicwa yagiye umugore we akaba yarategereje akaba yarabuze ntabwo inkotanyi zose arabishe ariko harimo abishi benshi cyane ndetse nibo biganje mu butegetsi hakaba n'abandi nabo bananiwe kuvuga ukuri mu by'ukuri babonye ko bibarenze bagahunga icyo nicyo turwanya ariko kuba wafata abantu bose bahoze mu nkotanyi ukavuga ko ari abicanye ubwo waba ubaye umuheza nguni kuri urwo ruhande kubera ko hari benshi cyane bagiye baburira abantu ariko kimwe na bamwe bajya bavuga ngo abahutu bose nabishi kandi abahutu bose siko bishe hisha bintagondwa nta muhutu muzima wishe no hari n'ugeze kuvuga ko abantu 80 n'uwiwanyu bamwita
n'iwanyu bamwita uriya majoro ndera ndamwibagiwe kwitahuka yigeze kuvuga ko ngo abahutu 80% bose bishe. Urumva nk'iyo umuntu afashe imibare nk'uko nguko urumva ko byanze bikunze ntabwo wava ngo ryamucitse, ahubwo aho ngaho aba yisamye kubera ko kubwe yumva ko ni majoro Rutayomba we yavuze ko abahutu 80 bose ari abicanyi. Urumva bakoze ubwicanyi. Urumva ko ku giti cye nta muhutu n'umwe muzima uriho kugira ngo abo 20 babone sinzi aho yaba bavanye, kuko 80% by'abahutu ni abantu benshi cyane. Ibyo byose rero ni ibibazo tugenda duhura nabyo, ni ibibazo tugenda turwana nabyo. Hari abantu badashaka kwemera uruhare rwabo bakoze mu bwicanyi, hari n'abandi bantu babirenganira, ndetse abatutsi benshi cyane cyangwa inkotanyi nyinshi cyane zishwe nizibabazwa n'ibikorwa bibi by'ubunyamaswa bikorerwa abanyarwanda muri rusange. Ibyo byo urabivugaho iki? Abahutu bavuga ko abatutsi bose ari babi, nkaho uri umututsi kaza ariko uragira uti reka da uyu mututsi ni umwicanyi, uyu Sakinde Eugene, kandi nawe uri umututsi kazi, ntabwo uri kumukingira ikibaba. Wabwira iki abantu bagihagaze ku bantu babicanyi ngo nuko ari abo mu bwoko bwabo kandi barimbura abantu batitaye ku bwoko? Wababwira iki bene abo bantu? Icyo nababwira, guhishira umwishi ni kimwe no kwica abantu nawe uri umwishi nk'abandi. Abo bantu nibo batazatuma tugira ubumwe n'ubwiyunge, kuko niba tuvuze ubumwe n'ubwiyunge hagomba kubanza d'abord bamwe twebwe tuzi ko turi bazima, yaba umuhutu n'umututsi turi bazima ntacyo twakoze, ko tugomba kwishyira hamwe. None abo ngabo babishi, abo bagiye kwijundika mu bwishi, ariza bagasaba imbabazi bakazihabwa cyangwa bakazimwa, nawe ubundi gukomeza kuhishira abandi abishi ubakingira ikibaba nawe ntaho utaniye n'abishi. Umuntu wese muri iki gihe yagombye guhaguruka akavuga abanyarwanda tukishyira hamwe, twarangije kubona amabi yadukorewe, tukishyira hamwe tukabona uko tuzabana. Kuko nizera ko umunyarwanda wese aho ari yamaze kubona ukuri aho kuri ko abanyarwanda bitanganaga, nta muhutu n'umututsi wanga undi, ari izi politike z'abanyenda nini zikomeza kudutanya. Aba bantu rero aka gatsiko kababirirwa gasana bafite gurupe z'abahutu n'abatutsi bakoresha. Ntabwo niwibwire ko ari abatutsi gusa, n'abahutu bakoresha b'abanyenda nini bagenda bakabaha ibyo kurya bakababeshyesha utuntu, nibo birirwa batwirukaho batwica. Nge rero bazakomeze banyiruko, cyangwa nk'uko yabimbwiye ngo n'umwana wanjye azaza mukora azarebe. None yewe ndumva amakuru yibanze urayaduhaye. Tubwiye Kabeza Charles, utubwiye uyu Sakindi, utubwiye ndetse n'urutegereje Prince Kid, utubwiye ibyabereye aho ngaho iwanyu, utubwiye uruhare wirirwa gasana ndetse n'abo ba Jeannette babifitemo, utubwiye iby'iyo hoteli Prince Kid bamutije ariko ari kugira ngo we ajye abakobwa bajye bazaho, noneho ibyo bigabo bigende bikuramo abana abakobwa byifuza aho ngaho, ubusambanyi bukabera aho ngaho, hakabera ibintu bibiri, gutoranya abo bakobwa no kubahereza inyigisho, abandi nabo bakabikoraho babakoresha ibyo bashaka. Ndumva Prince Kid umutego yaguyemo umaze kugaragaza, kandi abo banyiri igikorwa ni nabo bashaka kumwambura umushinga we kubera ko babifitemo inyungu. Ndumva mu magambo make rero babifite n'inyungu, noneho ibyo bashatse kumukoresha byinshi yarabyanze, kuva byanze rero agomba gupfa, niko bakora. Buriya ahubwo yagize amahirwe kuba yaravuyemo. Hari abana batanze ikiganiro cyitwa ngo ruri life Rwanda, nicyo nabyumvisemo, nicyo nabibonyemo. Abantu bagende babyumve nk'uko ubugome bakoreye Prince Kid, abantu barumva ako gace ikiganiro nagize bya Rwanda Day bavugamo, nawe yaje muri Rwanda Day, iriya Rwanda Day nibo bayishyizeho. ako gace nagacisheho mu kiganiro narindi gukora kare, ntabwo nari nzi neza ko turi buze kugirana ikiganiro, ahubwo ndagira ngo mu magambo make usoza igihe kitarenze iminota 2, wagira icyo utubwira mu magambo make kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Icyo mbabwira mu magambo make nuko abanyarwanda bagomba kwitabira ubumwe n'ubwiyunge, ntibakomeze kurebana y'ingwe ngo uri umututsi bahohotere n'umuhungu umututsi cyangwa umuhutu. Nibarebe abahutu n'abatutsi nibatangire bishyire hamwe barwanya babi, kuko bari abantu nta bumwe n'ubwiyunge bashobora kwemera, kuko barangije kumena amaraso, barangije gukora mu bimwe. Icyo nahamaga abanyarwanda n'ubumwe n'ubwiyunge ni ukwishyira hamwe bakarwanya ikibi
ikiba hari aho kiri cyose cyababujije amahoro kibabuza n'amahoro. None uratandukanya gute ubwo bumwe n'ubwiyunge uvuga kandi ubona ko uwo bita Bizimana Jean Damascene ari ushinzwe ubwo bumwe n'ubwiyunge we ko atari ko abivuga ahubwo avuga ko abahutu ari abicanye, ko umwicanyi wese ari umuhutu, ndetse ko abo bantu atari abantu. Wowe urabitandukanya gute? Dutandukanize kubera ko ubumwe n'ubwiyunge bumaze kuba isose, ntawe ushobora gusobanukirwa ubumwe n'ubwiyunge bavuga. Yewe bitandukanya na Habyarimana, kuko Habyarimana aravugira guverinoma arimo akorera. Bavuga Habyarimana cyangwa Bizimana? Abanyarwanda ubwacu batari Habyarimana ntibagombye kumva ibyo Habyarimana. Umva Puridansiyeni kuko niba avuga yuko adashaka ubwo bumwe kandi ari muri guverinoma niwe mubi kurusha abandi. Ni Bizimana ntabwo ari Habyarimana. Hari abanyarwanda bandi adahagarariye, nitwe twagombye gutangira kwerekana ubwo bumwe n'ubwiyunge. Ni Bizimana ntabwo ari Habyarimana, aho ngaho wari wibeshye. Ni Bizimana rwose ni Bizimana. Ubwo rero jewe impamvu nari mvuze uko nguko nuko hari abantu benshi cyane bashaka kwicika muri icyo kiza ngo baririmba ubumwe n'ubwiyunge, kandi mu by'ukuri hari habanje gukorwa nk'uko wabivuze, abakoze ibyaha bisha abantu babihanirwe, nta n'imbabazi zindi zirenze igihano giteganywa n'itegeko. Itegeko rigena iki mu rwego mpuzamahanga? Umwicanyi ahanwa gute? Byagenze bite? Uwarebereye ahanwa gute? Watanze umuntu, wagambaniye umuntu ahanwa gute mu rwego rw'abicanyi? Ndumva nta kindi kintu nanjye narenzaho, gusa niba hari ako wari wibagiwe ushobora kukongeraho tugasoza, ubundi ubwo nitwongera kugira amahirwe yo kongera kuganira tuzongera tuganira. Nta kindi nibagiwe, icyo nongera guhamagarira abo badashaka ubumwe n'ubwiyunge, twebwe twiyita bazima ko nta byaha twakoze, nitwe tuzabereka urugero, tugatangira tukishyira hamwe tukavuga rumwe aho gukora dushwana kandi tuzi icyadutangije. Murakoze. Urakoze cyane Madame Puridansiyeni ku mucyo utanze w'ubwicanyi bwakozwe ndetse n'ubwicanyi bugikomeje, kandi ukaba uvuze ko abazima nibo bagomba gutanga umucyo, ntabwo ari abicanyi bagomba gutanga umurongo. Ubwo tuzongera nimbona akaryo kujya kuganira nawe, kandi gushimire ku musanzu wawe utanze. Urakoze. Urakoze. Bye.